tuvuga ku bijyanye n'ubuzima health, tuvuga ku bijyanye na diet imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hello my people, welcome back to Saifact TV. Dusanzwe tuvuga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi wa none tugiye kwibanda mu gice cy'ubuzima. Twari tumaze igihe tutasora ibiganiro mu gice cy'ubuzima, ariko uyu munsi twifuje ko tuganira ku kamaro k'ikimera benshi bakoresha hano ku isoko, cyangwa tugumva amakuru hirya no hino bigiye bitandukanye, ariko twagize ubushobozi bwo kubona igitabo kigaragaza mu by'ukuri imbaraga ivura y'amakara. Iki tugiye gusoma igice cyaho cya gatatu page ya 31, aho tugiye kureba ku buvuzi cyangwa ubushobozi bw'ubuvuzi bukoresha amakara. Tugiye kurebera hamwe, dusome turebe se mu by'ukuri koko amakara ni ibiki ashobora kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, tutitaye ngo kanaka yavuze, ariko buriya iyo ubonye ahantu hari igitabo kiri published cyagiye hanze, buriya bivuze ko ushobora gutrustinga ibyo bintu ukabigerageza ukareba koko niba nawe byagukorera nk'uko bikorera abandi. Reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, turebere hamwe ese koko ubuvuzi bwifashisha amakara bukora gute, cyangwa ni buhe cyangwa ni ibiki bundi akamaro k'amakara ku buzima bwacu, ni akahe kamaro k'amakara ku buzima bwacu. Reka turebere hamwe rero ubuvuzi bwifashisha amakara n'uburyo bukoreshwa ku isi yose, ntabwo ari mu Rwanda gusa. Bivuze ko rero ntabwo ari wowe, ntabwo ari agace kamwe, ahubwo ni isi yose, kuko buriya amakara ashobora gukemura ibibazo by'ubuzima ku bantu benshi bagiye bahanganye nabyo bigiye bitandukanye muri iki gihe. Rero uwo muti wafashije umuryango wanjye, biri umuntu ari gutanga ubuhamya ari kuvuga ko uwo muti w'amakara wafashije umuryango we mu gihe bari barwaye, kandi bawifashishije bavura abantu bagiye batandukanye mu gihe cy'imyaka 30 ihise. Bivuze rero ko niba uwo muti warifashishijwe ukavura abantu benshi batandukanye mu myaka 30 ihise, n'uyu munsi wawukoresha ukavura abandi bantu bafite ibyo bibazo bigiye bitandukanye. So akamaro k'ingenzi k'amakara mu buryo bwo gukiza sako gusa, ahubwo sako gusa twatuvuze, ahubwo amakara ashobora gukura umubirimo ubwandu bwawugiyemo, mikrobe, amavirusi n'ibindi bigiye bitandukanye, ngibisebe. Hano hepfo rero hari urutonde rwa bumwe mu bushobozi bw'umuti ukoze amakara. Ikintu cya mbere amakara akora, cyangwa umuti ukoze mu makara woroshya ububabare n'uburibwe. Ikindi kintu cya kabiri, gukura mu mubiri za acide zikorwa n'igifu. Kwa kundi uba ufite acide nyinshi mu gifu, buriya wifashishije amakara afite ubushobozi bwo kugabanya izo acide nyinshi wagize mu gifu. Ikindi, woroshya uburwayi bwa gute na aritirite, kwa kundi ugira gute amaguru akabyimba, cyangwa ukagira ikibazo nyine cyo mu joint aricyo bita arthritis. Rero ni byiza gukoresha umuti ukozwe mu makara. Ikindi nanone, umuti ukozwe mu makara ukora usenya kandi ugahagarika gukura k'udukoko dutera indwara mu mubiri. Urumva rero amakara afite akamaro gakomeye cyane niba afite ubushobozi bwo gukura mu mubiri udukoko dutera indwara, cyangwa uzandi twita bad bacteria, kuko hari good bacteria na harmful bacteria. Rero amakara afite ubushobozi bwo gusenya kandi nanone akanakura utwo dukoko tubi twafashe umubiri wacu. Ikindi, uwo muti ukuraho imyuka mibi. Kwa kundi bumva nk'inda yabyimbye, ushobora gukoresha uwo muti ukozwe mu makara ukabasha kumva iyo bloating igashira, ukumva umeze neza. Ikindi nanone cya gatandatu, amakara cyangwa umuti ukozwe mu makara ushobora kugufasha uburizamo kandi ukanoroshya isesemi no kuruka. Mu gihe wumva ufite isesemi, mu gihe wumva uri kuruka, ni byiza kwifashisha umuti nk'uyu nguyu kugira ngo ubashe kumererwa neza. Ikindi kintu umwanditsi yanditse agendeye ku bushakashatsi buba bwarakozwe, ni uko buriya ngo uvura ukubyimba no kukokerwa k'umubiri. Kwa kundi wumva ufite inflammation cyangwa ahantu habyimbye, ni byiza kwifashisha amakara. Ushobora kuyanywa, ushobora gusigaho, maze ubundi ukagira
nyine ukabasha koroherwa cyangwa ugakira. Ikindi nanone woroshya gukura utubuye mu gasabo k'indurwe, mu miheha y'indurwe no mu mpyiko. Iki ni ikintu cyiza cyane rero, niyo mpamvu guhera uyu munsi wa none byaba byiza ugiye ku isoko ukagura amakara ugatangira kuyakoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko inshuro nyinshi usanga abantu bagira ikibazo cy'udusabo tw'indurwe, utubuye mu dusabo mu gasabo k'indurwe, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Ariko buriya prevention is better than cure. Ni byiza gutangira gukoresha amakara cyangwa imiti ikoze mu makara hakiri kare. Ikindi nanone uburizamo ugukura kw'igikorwa cya mikorobe cyo kwanduza. Ni byiza rero gukomeza gukoresha amakara kuko utuma mikorobe runaka yakwatatse cyangwa bagiteri itabasha nyine gukura ubwisanzure bwo gukura. Niyo mpamvu rero ari byiza gukoresha amakara. Ikindi urwanya cyangwa ukabuza amashyira kwirema mu mubiri mu gihe watangiye gukoresha imiti irimo amakara. Ikindi woroshya rubagimpande. Mu gihe ufite rubagimpande ni byiza gukoresha imiti yongewemo cyangwa gukoresha imiti ikoze muri aya makara. Ikindi ubuza za mikorobe gukura twabonye hejuru. Ikindi woroshya uburibwe bwo mu nda mu gihe uri kubabara mu nda ufite ameze neza, ni byiza ko wakoresha uyu muti ukoze mu makara. Ikindi uburizamo uburozi bwo mu biryo no mu bintu by'ubutabire cyangwa ibintu produit chimique. Ni byiza gukoresha amakara kuko ufasha umwijima ku absorbinga izo poisonous, ibyo bimeze nk'uburozi umubiri uri gutritinga cyangwa uri kubona nk'uburozi. Ni byiza rero gukoresha amakara kugira ngo ubashe kumererwa neza. Uvura inkorora n'ibibazo by'ibihaha. So iki ni ikintu cyiza cyane gutangira gushaka cyangwa no kwifashisha imiti ikoze mu makara. Ikindi uvura ubumara buturuka ku nyamaswa n'udukoko nk'inzoka. Iki ni ikintu cyiza cyane. Ntekereza ko umuntu wese azi ubugombozi ko akunda inzoka y'umuntu, ni amakara bakoresha kugira ngo abashe gukamura mu mubiri buriya bumara. Ikindi wica utunyabuzima dutera indwara. Ikindi ufasha mu kubuza ibyuka bibi kwirema mu mara kandi ugafasha kubisohora. Ifasha mu gutunganya no koza imyanda mu maraso. Iki ni ikintu cyiza cyane tugomba kwitaho. Ikindi woza ibisebe byizana ku ruhu, ibisebe bisanzwe, mu gukuramo amashyira n'ibindi biza binini bininda mu gisebe n'ibindi biterwa n'ubwandu. Rero ibi ni ibintu byiza, ugomba gutangira gushaka nyine uwo muti ukozwe mu makara. Ikindi cya 23 ni uko woza kandi ukaburizamo gukura kw'inyama zo mu mazuru, polyps, kwa kundi abantu bagira bakajya batangira kuzanamo nyine inyuna mu mazuru. Rero ni byiza gutangira kwifashisha uyu muti. Ufasha cyane mu kuburizamo ibintu bidasanzwe nk'amatembabuzi afatiriye n'utubumbe tw'amaraso. Uvura uburwayi bw'uruhu nko guturagurika k'uruhu, uburwayi bw'uruhu buzana utuziga dutukura n'izindi ndwara z'uruhu. Utuma ubuzima bw'umwijima bumera neza. Ikindi nanone utuma imitwe y'ibirashi n'ubundi bwandu bwo ku ruhu igaragara hejuru nk'ibishishi. Uvura indwara z'amaso n'amatwi. Ikindi ufasha mu kugenzura ugukura kudasanzwe kw'ibintu bibyimba mu mubiri bigasa nk'ibikomeye. Ikindi ufasha mu igogora ukanongera ubushake bwo kurya. Ubwo rero bivuze yuko ari byiza gutangira kwifashisha imiti ikoze mu makara kuko tumaze kubona akamaro kabyo k'amakara kenshi gatandukanye. Ni byiza rero niba ufite kimwe muri bino bibazo byose tuvuze hano haruguru, gutangira gushaka iyo miti ikozwe mu makara kugira ngo uyitryinge uyikoreshe, hanyuma muri comments uzahahurire muri kutubwira ko ibyo bintu bikora kandi koko wabyifashisha bikabasha kugufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bye bye, nahakagaruka hano kuri Sari Fact muri Health Fact. Imana umugisha kandi mukomeze kumererwa neza aho muherereye hose. Bye, ciao. Tuvuga ku bijyanye n'ubuzima health, tuvuga ku bijyanye na diet, imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi.